igitabo cyaciye agahigo ku isi mu gusomwa na benshi ni Bibiliya. Iki gitabo kigizwe n'ibitabo bitandukanye. Reka tugaruke ku gitabo cy'Abami dusanga muri Bibiliya. Muri iki gitabo cy'Abami ku gice cya 5:19 haragira hati: nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu. Reka tuvuge ku bitaramo. Igitaramo cya mbere cyabaye ku isi cyabaye mu 1372 mu Bwongereza, kibera ku mugabo witwa John. Tukivuga ku bitaramo, i Kigali hagiye kubera igitaramo kidasanzwe kizabera ku itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7 i Karembure. Ahangaha ni mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gikondo. Kizaba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 2024 guhera saa 7. Kizaba kirimo amakorari mukunda muri benshi nka Yesu Araje, Kugana Yesu y'Igahogo, yabarwaye cyangwa yabuzabe ihanganisha uwo muntu muhumurize, abitangiye inkuru nziza y'Igikondo ndetse na korari Amaria y'i Karembure. Intego y'igitaramo ni ugutera inkunga inyubako y'urusengero rwa Karembure. Kuki mutaza ngo twubake inzu y'Uwiteka? Ushaka gutera inkunga inyubako y'uru rusengero wahamagara kuri 0788 550 728 cyangwa se 0788 759 597. Muze twubake. Abana, abasore, abakobwa ndetse n'ababyeyi mwese duhurire i Karembure ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 2024.